ubutware bwo kurwanya buri hasi, ariko ubutware bwo kurwanirira buri hejuru ye. Niyo mpamvu udakwiye kugira ubwoba, niyo mpamvu udakwiye gutinya, kuko ubutware bwo kurwanya buri hasi y'ubutware bwo kurwanirira. Imana ishimwe. Mama niyo TV yacu twese. Mama niyo TV, TV yacu twese. Mama niyo TV, TV yacu twese. Mama niyo. Tubahaye ikaze kuri Mama Niyo TV, amahoro y'Imana bane natwe. Ngiye ugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana, nitwa Uwase Jeanne. Ikaze mu ijambo ry'Imana. Yesu aduhana umugisha. Umurongo wa 4 mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 4 umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo, maze igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Imana idufashe kandi dutugirire neza. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa igihe gikwiye. Igihe gikwiye. Igihe gikwiye cyo kubona Kristo ni iki ku buzima bwawe? Igihe gikwiye cyo kubona Imana ku buzima bwawe ni iki? Igihe gikwiye cyo guhura n'Imana ku buzima bwawe ni iki? Igihe gikwiye cyo kuvugira Imana ni iki? Igihe umaze iminsi ubayeho mu bihe bidakwiye, ariko nakuzaniye ijambo rikubwira ngo igihe gikwiye ni iki ngiki. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe gikwiye. Iki ni cyo gihe gikwiye kugira ngo amaso yawe abone Imana. Iki ni cyo gihe gikwiye kugira ngo wongere uvugane n'Imana. Iki ni cyo gihe gikwiye kugira ngo wongere ukorere Imana. Iki ni cyo gihe gikwiye kugira ngo wongere uhaguruke. Iki ni cyo gihe gikwiye kugira ngo wongere usabane n'Imana. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Mu gihe gikwiye. Umaze iminsi uri mu bihe bitandukanye, umaze iminsi mu buzima bw'ibihe bitandukanye, ariko naje kukubwira ngo iki ni cyo gihe gikwiye kugira ngo wongere ubane n'Imana. Haleluya. Igihe gikwiye rero ni iki ngiki. Uracyitwaramo ute? Uramenya gute ko igihe cyawe cyageze? Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mu gihe gikwiye, reka wenda dusubiye inyuma gato mu ijambo ry'Imana. Iri jambo tumaze gusoma muri iki gitabo cy'Abagalatiya ryaga Kristo, byavugaga Kristo wigeze abaho mu bihe, abaho mu bihe bihishwe, abaho mu bihe bitagaragara, abaho mu bihe bitaboneka, ariko iri jambo rimugaragaza mu gihe gikwiye. Imana ishimwe. Haleluya. Umaze iminsi nawe uhura na Kristo mu bihe akwihishamo, mu bihe utamubonamo, ariko nakuzaniye ijambo rikubwira ngo iki ni cyo gihe gikwiye kugira ngo none hakwiyereke bya nyabyo. Bibiliya iratubwira uburyo Yesu yabayeho mu bihe, ariko none hakaza kugaragara mu gihe. Imana ishimwe. Umaze igihe uri mu bihe, ariko nakuzaniye ijambo rikubwira ngo iki ni cyo gihe cyawe. Imana ishimwe. Yabayeho ahishwe mu bihe, ariko igihe kiragera ava mu bihe yinjira mu gihe. Uwahishwe mu bihe mu buzima bwawe, wahishwe mu bihe mu mibereho yawe, aje kukwihishurira mu gihe, muri iki gihe cya none. Imana idufashe kandi tugirire neza. Yabayeho ahishwe mu bihe. N'iryari yarahishwe mu bihe? Ndashaka kuvuga nk'ibintu bigera nko kuri 3 aho Yesu yarahishwe mu bihe. Muri ibyo bintu 3 ni byinshi bimugaragaza ko yarahishwe mu bihe, ariko ndashaka kuvuga nk'ibintu bigera nko kuri 3 ahishwe mu bihe, nyuma akaza kwigaragaza ahishuwe mu gihe. Imana ishimwe. Itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro hatubwira uburyo ahishwe mu bihe, ariko akagaragara. N'iyo ahishwe mu bihe aragaragara. Imana ishimwe. Haleluya. Mu Itangiriro yarahishwe mu bihe, ariko yaragaragaraga. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya iratubwira ngo
Adamu na Eva bamaze gucumura ku Mana, Imana irebye ibona ko Adamu atandukanye n'Imana mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'ubusabane. Mwibuka ko Imana yajyaga ijya gusura Adamu na Eva mu buryo bwa nimugoroba, mu mafu ya nimusi mu mugoroba, kugira ngo ibaganirize. Ngo ariko Bibiliya tubwira ngo inzoka, Satani yinjira mu nzoka, arangije asuka Adamu na Eva, ibakura muri Edeni y'Imana, ibatandukanya n'Imana, ituma bacumura ku Mana, bakora icyo Uwiteka yari yarababujije. Aho sindi buhinjiremo cyane, ariko icyaha bakoze cyo kutumvira Imana, cyo kutubaha Imana, cyabashyize kure y'Imana, kure y'ubusabane bw'Imana, ngo basohoka mu Edeni. Nubwo ngo basohotse mu Edeni, Imana yabirukanye mu Edeni, ariko Imana ntiyari ibirukanye mu Edeni komuteri, ntabwo yari ibiyashyize kure yabo. Ahubwo ni nka kwa kundi umuntu aba agiye nko gukora isuku mu nzu, wenda irimo ivumbi ryinshi cyangwa se itameze neza, akabwira abana ngo mujye mugiye hanze gato mbanze ntunganye ahantu. Mu yandi magambo, Satani yari ashatse kubashyira kure y'Imana, kure y'urukundo rw'Imana, ariko kuko Imana yabaremanye urukundo rwinshi, kuko Imana yarabaremanye imbabazi nyinshi, iravuga ngo Satani, kuko uwo munsi habaye ikiganiro gikomeye, Imana ibwira inzoka ariyo yari ihagarariye Satani, iravuga ngo ushatse kuntandukanya n'umuntu naremye, ushatse kunshyira kure ye, ushatse kuntandukanya nawe, ariko si cyo nagambiriye, ariko nturi bubigereho. Imana ishimwe, ntabwo ntandukana n'umuntu, kuko namuremye mukunze, namuremye mufitiye imbabazi, ntabwo we wantandukanya n'umuntu. Bibiliya yatubwira ngo Imana ibwira Satani ngo mu nda y'uyu ntandukanyije nawe, mu nda y'uyu ushatse kunshyira kure ye, mu nda y'uyu wishe ubusabane bwanjye nawe, mu nda ye hazaturukamo urubyaro. Imana ishimwe, haleluya, hazaturukamo urubyaro, hazaturukamo urubyaro. Icyambere Imana yamubwiye ngo shyize urwango hagati yawe n'uyu mugore. Reka nkubwire, we wibaza ngo Satani anyangira iki, ngo kubera icyo andwanya, ngo kubera icyo anyanga, ni uko hagati yawe nawe harimo intera yitwa urwango. Nta kuntu atakwanga, nta kuntu atakwanga, kuko Imana iragukunda, Satani rero nta kuntu atakwanga. Ntuzongere kwibaza icyo kibazo uvuga ngo kuki Satani anyanga, kuki andwanya. Nuko Imana yavuze ngo hagati yawe n'uyu mugore, n'uyu muntu untandukanyije nawe, shyize urwango, ntabwo muzigera muhuza, ntabwo muzigera mukundana, ntabwo ugomba gukundana na Satani rero, kuko hagati yawe nawe harimo urwango. Icya kabiri, Imana iramubwira ngo mu nda y'uyu mugore hazaturukamo urubyaro. Imana ishimwe, ruzakumena umutwe, ruzagukandagira ku mutwe. Umutwe usobanura iki? Umutwe usobanuye ubutware. Imana ishimwe. Mu nda y'uyu mugore Imana yavugaga, umugore mu gisekuru dukurikije amateka, uyu mugore wavugaga yari Mariya. Urubyaro rwagombaga gukomoka mu nda y'uyu mugore ni Kristo. Imana ishimwe. Imana ibwira Satani ngo mu nda y'uyu mugore hazaturukamo urubyaro, ruzakumena umutwe. Ndagutangariza ko, haleluya, nubwo ushyize kure y'abantu banjye, nubwo ushyize kure y'abo nkunda, ariko ntabwo birangiriye ahangaha. Reka nkubwire, wowe wirebera mu ntege nke kuvuga ngo Satani arimo arankoresha ibyaha, arimo arantandukanya n'Imana, arimo arantandukanya n'urukundo rw'Imana, ariko ndagutangariza ko Imana igufitiye andi mahirwe, Imana igufitiye ubundi buntu, Imana igufitiye iyindi plani. Wikwirebera mu ntege nke, wikwirebera mu gutsindwa, wikwirebera mu kunanirwa. Muri wowe nubwo harimo gutsindwa, ariko hari izindi mbaraga Imana igiye guhagurutsa muri wowe zo kunesha Satani. Imana ishimwe. Avuga ngo mu nda y'uyu mugore hazaturukamo urubyaro, ruzakumena umutwe. Umutwe Imana yashaka kuvuga ni ubutware bwa Satani, ni ubutware bwa Satani. Urubyaro rwaturutse mu nda y'uriya mugore ni Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo Satani akurwanya, nubwo Satani aguhiga, ariko ndagira nkubwire ngo umwami ukurwanirira ubutware bwe buri hejuru y'ubutware bwa Satani.
Imana ishimwe. Ubutware bwa Satani buri hasi, ariko ubutware bwo kurwanirira buri hejuru. Ubutware bwo kurwanya buri hasi, ariko ubutware bwo kurwanirira buri hejuru ye. Niyo mpamvu udakwiye kugira ubwoba, niyo mpamvu udakwiye gutinya, kuko ubutware bwo kurwanya buri hasi y'ubutware bwo kurwanirira. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo mu nda y'uyu mugore, nivuga aka nagatindaho, hazaturukamo urubyaro, kandi urwo rubyaro ruzagukandagira ku mutwe. Imana ishimwe. Wari uzi ko uyu mwami witwa Kristo wari uhishwe mu bihe, harimo imbaraga ziri hejuru y'imbaraga zose, afite imbaraga ziri hejuru y'ubutware bwa Satani. Imana ishimwe. Haleluya. Ngarangije aramubwira ati kandi mu nda y'uyu mugore, haleluya, haleluya, uwo ni Kristo wari uhishwe mu bihe. Uwo munsi umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, nibwo Imana yavuze ngo aho kugira ngo ngutakaze, aho kugira ngo ntandukane n'umuntu, nibwo yijishuye umwana wayo, iramwijishura. Uwo munsi yari ahishwe mu bihe, ariko uwo munsi nibwo yatanze itangazo ku mugaragaro. Iravuga ngo mu nda y'uyu mugore ihishura Kristo, iramwijishura. Uwo munsi nibwo yamurocinze ku mugaragaro, iramugaragaza, iravuga ngo ntabwo wantandukanya n'umuntu, ndemeye nijishura umwana wanjye, ariko ubusabane bwanjye n'umuntu bugumeho. Imana ishimwe. Nguwo Kristo yari ahishwe mu bihe, ariko uwo munsi umwana w'umuntu acumura, imukura mu bihe, imuzana ko, imugaragaza ko ari we uzacungura abantu, kugira ngo yongere agarure ubusabane bwacu n'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Uwo mugore yasobanuraga rero Mariya uwo urubyaro ruzamuturukamo yari Kristo, ugomba ubutware bw'umwanzi ukurwanya buri munsi y'umwami ukurwanirira. Imana ishimwe. Haleluya. Humura, ubutware bw'umwanzi ukurwanya buri munsi y'ubutware bw'umwami ukurwanirira. Imana ishimwe. Ndagusubiriramo, ubutware bw'umwanzi ukurwanya buri munsi y'ubutware bw'umwami ukurwanirira. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndafashijwe. Uwo ni Kristo rero wari uhishwe mu bihe, uwo ni Kristo wari utaragaragaza, ariko Imana iramuhishura. Icya kabiri cyagaragazaga ko Kristo yarahishwe mu bihe, ikindi kimugaragaza ko yarahishwe mu bihe, ni igihe Aburahamu yarazamutse umusozi agiye gutamba igitambo. Imana imubwiye ngo ndashaka umwana wawe nkunda cyane, umume umuntangireho igitambo. Aburahamu azamuka umusozi witwa Moriya, ananiwe, urumva byari bimugoye, umwana umwe, ariko Aburahamu afite umutima ukunda Imana. Turimo turavuga kuri Kristo wahishwe mu bihe, ariko akaza guhishurwa mu gihe. Amaze iminsi ahishwe mu bihe by'ubuzima bwawe, ariko uyu munsi ucyumvira ijambo ahishurwe mu gihe. Imana ishimwe. Aburahamu azamuka umusozi, ari kumwe na Isaka, ari kumwe n'udukwi, ari kumwe agera hasiga abagaragu, ngo ageze hejuru ku musozi aho agomba gutambira igitambo, aho agomba kwereka Imana ko ayikunda, aho agomba gushyira mu bikorwa ikintu yerekana ko akunda Imana. Ngo akigera ku musozi hejuru, ngo arangije arambura Isaka ku gicaniro, ngo agiye kumutangaho igitambo. Turimo turavuga ukuntu Kristo yarahishwe mu bihe, ariko akaza guhishurwa mu bihe. Muri iyi minsi ushobora kuba nawe ahishwe mu bihe bigoye kuri wowe, ariko naje kukubwira ko agiye kukwihishurira mu gihe gikwiriye. Aburahamu rero ngo akirambura ngo inkota, ngo agiye kwica Isaka. Aburahamu akirambura inkota agiye kwica Isaka. Hano bisobanura iki? Aburahamu yarahagarariye Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Isaka yarahagarariye umuntu, ari twebwe, ari jye nawe. Imana ishimwe. Intama yari hagarariye Kristo. Turimo turavuga ukuntu Kristo yahishwe mu bihe, ariko akaza guhishurwa mu gihe. Birashoboka ko nawe yihishe mu bihe, ariko uyu munsi akwihishurire muri iki gihe. Imana ihabwa icyubahiro. Aburahamu ngarangije ngarambuye inkota agiye kwica Isaka. Bibiliya iratubwira ngo yumva ijwi rivugiye mu ijuru.
Imana ishimwe. Ngo riramubwira ngo Aburahamu we, ngo nabonye urukundo unkunda, nabonye uburyo witanga. Reka nkubwire, Imana ntishaka ibitambo byinshi kuri wowe, ntishaka amasengesho menshi kuri wowe nubwo ari meza, ntishaka amaturo menshi kuri wowe nubwo ari meza, irashaka umutima wawe. Aburahamu yajyanye umutima, haleluya, ajyana umutima ukunze Imana, ajyana umutima wiyambuye ibintu byose, ngo ageze ku musozi witwa Moriya, ngo agiye kwica Isaka, kuko Kristo yarahishwe mu bihe. Nubwo utamubona harajya gutabarira, nubwo utamubona mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu kazi kawe, ariko hari utuntu ajya gutabarira, aracyahishwe mu bihe, ariko agiye kukwishurira mu gihe. Imana ishimwe. Ngo Aburahamu arambuye inkota, ngo agiye kwica Isaka. Bibiliya iratubwira ngo ijwi riramubwira ngo reba mu biti harimo intama, ubariye ufata utambe isimbure Isaka. Iriya ntama yari iri mu biti, amahembe yayo, umutwe wayo wafashwe mu mashami y'ibiti, bisobanura ko ari Kristo waruhishwe mu bihe. Haleluya. Kristo yarahishwe mu bihe, nubwo igihe cyo kugaragazwa cyari kitaragera, ariko yarahishwe mu bihe kuko yacunguye Isaka. Nawe nubwo utamubona, ariko harahajya gucungura mu mpanuka zitandukanye. Abantu barapfuga sigara, umwaka ugahitana benshi, indwara zigahitana benshi, ibibazo bigakura abantu kuri Kristo, ariko kuko agihishwe mu bihe harahajya kwigaragariza, nawe ukamubona. Ngo Aburahamu ngarangije abona intama, umutwe wayo wafatiwe mu biti, biriya biti by'ibihuru byari byafashe iriya ntama. Byasobanuraga iki? Byasobanuraga ko Kristo umutwe we uzambikwa ikamba. Imana idufashe kandi tugirire neza. Izambikwa ikamba ry'amahwa, bisobanura na kiriya gihuru cyari kiri kuri iriya ntama. Uriya yari Kristo hishwe mu bihe, acungura Isaka. Nubwo yarahishwe mu bihe, ariko yaratabaraga. Birashoboka ko utari kumubona mu gihe, ariko nubwo ahishwe mu bihe, aragutabara, arakurengera. Abana nawe uryamye, abana nawe mu muhanda, abana nawe mu voyage ugenda ukora yose, abana nawe mu kazi. Hari ibintu byinshi bigukeneye, ariko ajya yitambika, ajya yigaragaza, akagucungura nubwo utamubona, ariko arahari. Imana ishimwe. Aburahamu atanga igitambo ya ntama, bisobanura ko Kristo hariya nubwo yarahishwe mu bihe, ariko yacunguye Isaka. Imana ihabwa icyubahiro. Turimo turavuga Kristo waruhishwe mu bihe, ariko nyuma kaza guhishurwa mu gihe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aha kabiri hagaragaza Kristo ahishwe mu bihe. Aha gatatu ni naho tugiye gusorezwaho, ni tuhasanga mu gitabo cya Yesuwa ibice bitatu, umurongo wa 13, nago turi buhasome umurongo wa 15. Ahangaha Aburahamu atanga Isaka, Yesu yaramwigaragarije nk'igitambo. Ni keshi Yesu ajya twitangira mu gihe bikomeye, aho wari ugiye gupfira akagukiriza, aho wari unaniwe akagutabarira, aho wari ugiye gukorwa n'isoni akitambika, aho wari wumva ucitse intege ukabona arahaserutse, aha bakwitangiye nk'igitambo. Ku ndi handi ha gatatu rero, Yesu yarahishwe mu bihe, ariko akigaragaza, nubwo utamubona ariko ajya yigaragaza. Ni muri iki gitabo cya Yesuwa. Ahangaha ubwo yaje ari umurwanyi, cyangwa se ari umuntu uje kurwana urugamba. Ahangaha Abisiraheli biteguraga kujya i Kanani, ubwo bajyaga mu gihugu cy'i Kanani, cyari igihe cyo kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Bitubwira koko Yesuwa yari arimo yigenzagenza ku marembo hafi y'Iyeriko, arimo agendagenda, yibaza uko urugamba yarushobora, yibaza uko byagenda. Mose yari amaze gupfa, ariko Yesuwa Imana iramuhagurutsa, iramubwira ati nzabana nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko Yesu abona birakomeye, urugamba rwo kujya i Kanani n'Iyeriko abona ruramugoye. Ariko ijambo ry'Imana turi kuvuga Yesu hishwe mu bihe. Haleluya. Niyo utamubona bahari, ngo Yesu akiri kwigenzagenza, ngabona umuntu umwagaze imbere. Haleluya. Ngo arangije ngabona marayika w'Imana muhagaze imbere. Bibiliya ivuze marayika w'Imana bishatse kuvuga Kristo. Ngarangije amwikubita imbere aramuramya. Ubundi mu bamarayika bose Imana yajyaga ituma ku isi
iyo umuntu yashakaga kubaramya baramubwiraga ati hoya ntundamye, ariko uyu marayika wemera kuramwa ni Kristo wari uhishwe mu bihe, ngo Yesu amwikubita imbere aramuramya. Yari afite iki? Biratubwira ngo yari afite inkota. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ntahagaze iruhande rwawe gusa imbokoboko, afite n'intwaro y'urugamba ugiye gucamo, afite intwaro yo kukurwanirira urwo rugamba. Ntabwo ahagaze imbere yawe. Hari abantu baduhagarara imbere badushungera, tukarira bareba, tukababara bareba, tugakena bareba, tukarwara bareba, ariko Yesu uduhagaze imbere ntabwo ari umushungerezi ngo yarahagaze imbere ya Yeshuwa ngo afite inkota, bivuga ngo yiteguye urugamba. Naje kukubwira ko uhishwe mu bihe agiye kugaragara mu gihe, kandi yiteguye kukurwanira, kandi yiteguye kurwana urwo rugamba. Imana ihabwe icyubahiro. Ngarangije ngo Yesu akimara kumwikubita imbere nkavuga ngo nkora iki, ngo ntegeka icyo nkora, mvuga ngo kwetura inkweto zawe n'andi magambo menshi. Arangije aramubwira ngo ubu ngubu nje nonaha kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Wari uzi ko utazongera kurwana urugamba wenyine? Wari uzi ko utazongera abantu batazongera kurwana ngo bagushobore? Hari umugabo uje ku bwawe, hari umugabo Imana yohereje ku bwawe. Kristo uhishwe mu bihe aje mu gihe, kandi ntaje imbokoboko, azanye inkota, kandi inkota ikuraho. Inkota ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ufite inkota nta kibazo atakemura. Ufite inkota abantu baramutinya. Uwari uhishwe mu bihe arangije arwanirira Abisiraheli binjira muri gakondo Imana yavuze. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Tuvuze ibihe bitatu bigaragaza ko Yesu yarahishwe mu bihe, ariko naje kukubwira ngo nawe birashoboka ko amaze iminsi ahishwe mu bihe by'ubuzima bwawe, utari kumubona, utari kumva ijwi rye, utari kumva avugana nawe, utari kubona ibikorwa bigaragaza ko ahari, ariko nubwo utamubona aje mu gihe. Imana ishimwe. Aje mu gihe. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Yesu akwiyereke. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umubone. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wongere umuvuge neza. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wongere umwakire. Mu bihe waramubuze, ariko yarahari kuko yagukijije ibyago, agukiza amakuba. Muri iyi ngero arimba ngo abandi baciye bagapfa niho ngiye naciye mba. Hariya ntago ari kuhinyuza, nuko Kristo yarahishwe mu bihe, yagutambukije mu bihe. Rero aje mu gihe noneho kuko yerekana ifu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ndashaka gusengana nawe. Birashobora kuvuga ngo se namubona gute Yesu? Uhishwe mu bihe yanyihishurira gute? Uhishwe mu bihe namubona gute? Yesu ntabwo ari inzozi. Yesu ntabwo ari igitekerezo. Yesu ntabwo ari inyandiko. Yesu ariho kandi araboneka. Ariho kandi araboneka. Ariho kandi araboneka. Ariho kandi araboneka. Urashaka ko akwiyereka mu gihe cyawe? Umaze iminsi umwumva mu bihe abantu bamuvuga mu buhamya, mu ijambo, ariko nawe yakwiyereka mu gihe cyawe. Ndagira ngo uvugane n'umutima wawe. Ese urashaka kwiyereka mu gihe cyawe? Ndagira ngo wowe uri kumva ijwi rye uvugana nawe, tegura umutima wawe, mubwire ati ngwino unyiyereke mu gihe cyawe cyanjye. Maze iminsi nkumva n'abandi, ariko ndashaka kukubona mu gihe cyanjye, mu buzima butandukanye, mu bugingo bwanjye. Ndashaka kugusengera kugira ngo Yesu akwiyereke mu gihe cyawe. Tegura umutima wawe, umubwire ati nyiyereka mu gihe cyanjye. Arakwiyereka uko waba uri kose, arakwiyereka. Adamu na Eva, Satani yarabakuye mu bwiza bw'Imana, ariko Imana iremera kwijishura umwana wayo, iramwijishura. Ijambo ry'Imana ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ndagira ngo nawe umwizere, akwiyereke mu gihe cyawe. Arangije abatandukanya n'Imana, ariko Imana itegura ubundi buryo. Hari ubundi buryo wabonamo n'Imana, uca bugufi ukemera Kristo. Ndagira ngo usengere, usubiremo aya magambo, uvuga ati mwami Yesu, maze iminsi nkumva n'abandi,
nkumva mu bihe, nkumva mu ijambo, nkumva mu buhamya, ariko mu gihe cyanjye unyiyereke, nkwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Mwakire Yesu, ndakwakiriye mu mutima wanjye, mu bugingo bwanjye, kuva uyu munsi mu gihe cyanjye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Data, mu izina rya Yesu, uyu ukwakiriye, uyu ukwemereye, umwiyereke, kuko ntabwo uri inzozi, ntabwo uri igitekerezo, urareba, ukorwaho, urumva. Ijambo ryawe ribanga abashakana umwete bazambona, uyu mwete akubone, mu bugingo bw'akubone, mu mibereho akubone. Umwiyereke, umwiyereke, umwiyereke. Amaze iminsi ahishwa mu bihe, umwihisha mu bihe, ukamurinda urupfu, ukamurinda amakuba, ukamurinda ibyago, ukamurinda intambara, ukamurinda ibibi byose. Hariya ni mu bihe, ariko uyu munsi arashaka kukubona mu gihe cye. Urakoze kumwiyeretse mu izina rya Yesu, amen.